hari nabo bayoboke b'amadini n'abayobozi babo b'abapasitoro nabo twagaruye bari bagiye bazi ko bagiye mu giterane muri kimwe mu bihugu duturanye, ariko bagezeyo aho kuba igiterane bajya mu maboko y'abacuruza, batangira kubakoresha imirimo y'agahato, batangira kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuva mu kwezi kwa mbere dufite abana bageze muri 4 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi iryo hohoterwa barikorerwa bari munsi y'imyaka 10. Muri iyi minsi Nyakwameya dufite mwarabyumvishe, dufite akana kafashwe gafite imyaka 7 barakangije, ibyavuyemo wenda mwarabyumvishe. Uwo n'umwe. Ejo bundi nabwo dufite undi mwana wafashwe na mugenzi w'umunyeshuri nawe afite imyaka 7. Nicyo numva Nyakubahwa Visi Meya bose barabizi. Ejo bundi dufite n'undi wafashwe nawe w'umunyeshuri ufite imyaka 16 afatwa n'abasore 2, abo ngabo Nyakwameya baracitse. Dufite n'undi mwana wafashwe nawe afite imyaka 7, ubwo ni 4 afite imyaka 7, ariko tuzakurikirana iperereza ryakozwe riza gusanga yarafashwe n'umwe mu muryango wabo, ariko bya bindi byo kujya gupimisha cyangwa se gukurikirana ko umwana yafashwe babimenya hasize icumwe rero ko umwana afite amashira. Gusambanya umwana ni icyaha kigizwe n'ibyiciro 3. Ibyiciro bingahe? Icyambere nizere ko nta bana batatanga ni ugushyira igitsina. Iyo umuntu mukuru ni ukuvuga umuntu urengeje imyaka 18 asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano ni igifungo cya burundu, gufunga ubuzima bwose. Iyo umusambanyije mukabana nk'umugabo cyangwa nk'umugore, nabwo igihano ni iki? Gufungwa burundu ubuzima bwose. Gukora ku mwana we byonyine ku mabere ni imyaka 20 kugera kuri 20 ni mikeya. Umuntu w'imyaka 25 ntaba arangije kaminuza, ubwo nicyo gitegereje uwakora icyo cyaha, ni ukugufunga, ntabwo tuzakubabarira. Hanyuma abandi bakarangiza kaminuza ukiri mu buro, umwana wavutse akarangiza kaminuza igifunze. Hari nabo bayoboke b'amadini n'abayobozi babo b'abapasitoro nabo twagaruye bari bagiye bazi ko bagiye mu giterane muri kimwe mu bihugu duturanye, ariko bagezeyo aho kuba igiterane bajya mu maboko y'abacuruza, batangira kubakoresha imirimo y'agahato, batangira kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nyirango ni uburyo bwa kabiri mwumvishe. Ubwa mbere nuko babizeza ibintu byiza, akazi, amashuri, urushako n'ibindi n'imitungo. Hanyuma ikindi nuko banyura kubo twizera, ku babyeyi bacu, ndetse no kuba dufitanye amasano n'ingerero ndazibahana. Ubundi buryo bakoresha bwa gatatu nuko hari serivisi ubusanzwe zihenze batwishyurira, ariko bakazitwishyurira ku buntu, ariko bamara kugera aho baducururiza cyangwa babacururiza bakabyishyuza bongeyeho inyungu z'umurengero. Ubusanzwe nko kugira ngo ujye hanze y'igihugu bisaba yuko ubona ibyangombwa, harimo pasiporo, harimo gushaka ibyo bita visa, wenda kuba bizi, harimo n'itike y'indege kuko ntushobora kugenda n'imodoka cyangwa n'amaguru. Ushatse kugucuruza rero ibyo byose arabanza, hari ubwo abanza akabikwishyurira byose, yamara kubikwishyurira agakundisha yuko ugiye kugenda kubona aya mahirwe. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko ugiye gucuruza. Ese uwo muntu ugiye kwishyura ibyo bintu utanazi, mudafitanye isano, si mubyara wawe, si so, si nyokorome, izo muhago ufite n'iziki? Icyo mugomba kucyumva. Turi kujyana umuntu uza kwishyurira itike y'indege ya $2,000,000 ugiye muri Qatar, ntakuzi, ntumuzi, izo muhago ufite n'iziki? Umuntu kwishyurira visa, umuntu kwishyurira passport kandi ubundi ufite inshingano zo kuyishakira, izo muhago ufite n'iziki? Muri kuyumva aho ngaho? Ayo nama rero y'abantu bacuruza abantu, nuhura n'umuntu uguhamagara kubwira ibyo bintu kimwe n'ibyo nabanjirije kuvugaho, umenye yuko agamije kugucuruza, ntumwiteho rwose. Hari igihe kandi andi mayeri bakoresha, bagusaba ko wowe ugiye gucuruzwa ubanza kubishyura amafaranga runaka, bakwizeza yuko ariyo nzira uranyuramo kugira ngo ugere ku nzozi zawe, ujye kubona ka kazi, ujye kubona ya mashuri meza. Mu buhamya dufite hari abantu bagiye bishyuza $8,500 by'amadolari
mu bo twagaruye bavuga bati umuntu yaraje atwishyuza amafaranga atubwira yuko tugiye kubona akazi k'indashyikirwa tuzajya duhembamo amafaranga atari hasi y'ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi. Urumva rero yamukuyeho 8,500 by'amafaranga y'amadolari, ni hafi miliyoni 10 z'amanyarwanda. Ka kazi ntakabonye ndetse n'amafaranga ye ntashoboye kuyagaruza. Ibyo nabyo rero mu gutanga amafaranga, mu gusohora umutungo wanyu, mugomba gushishoza mukaba menge. Iyo rero abantu bacuruzwa bagezeyo uko bisanzwe bikorwa, nta burenganzira ubigira, babakuraho ibyangombwa, hanyuma ntibaboneka akazi babonye, ntibahabwe ba mushahara basezeranyijwe, ahubwo bagatangira guhindurwa ibicuruzwa. Ingero ni nyinshi kuko dufite ubuhamya twahawe n'abo twagaruye dufatanye na guverinoma y'u Rwanda. Nko muri leta bitare hose abagiye gucuruzwa benshi baturuka mu Bushinwa bakerekeza mu byo bita Golden Triangle. Amakuru n'ubuhamya baduhaye nuko baragiye aho kubona ka kazi batekerezaga, ahubwo babashyira muri ya mirimo y'ubushukanyi, bya bindi bita escroquerie, bita scammers, bikoresha ikoranabuhanga, nibyo babashoyemo bakajya kubakoreshamo. Muri Oman, mu gihugu bita Oman, nicyo cyashoboye kuvamo abanyarwanda benshi, niho hashoboye gucuruzwa abanyarwanda benshi. Mu bagarutse baduhaye ubuhamya bavuga yuko buri muntu yatswe ibihumbi 7 by'amadolari, bamubwira ko ariyo bamutanzeho kugira ngo agere muri icyo gihugu. Bityo bakagusaba gukora cyane kugira ngo wishyure aya mafaranga, ukora imirimo y'uburetwa, nta kiruhuko, nta n'igihembo ubona. Mu birwa bita Mauritius naho hari abavuyeyo bavuga ko bagiye nyine bakamburwa ibyangombwa, bagakoreshwa mu mirimo y'ubwubatsi, nta gihembo babona, kandi ibyo ubuzima bakabamo nabi bihishahisha kuko nta byangombwa bari bafite bibemerera gutura muri icyo gihugu. Murumva rero yuko icuruzwa ry'abantu ni ikintu gikomeye, kigira n'ingaruka zikomeye. Tugomba rero kucyitondera, tukamenya uko gikorwa, abakidushoramo, amayeri bakoresha, ndetse n'ingaruka kitugiraho. Bimwe rero mu bimenyetso bigaragaza ko ugiye gucuruzwa, nawe nabivuzeho nabikomojeho, nababwiye ya magambo areshya kandi asezeranya ibitangaza, bakwemerera ko bazaguha akazi, imirimo myiza ukaba ukize. Ikindi ni uko wifuza kugucuruza ntabwo akwibwira, agerageza guhisha umwirondoro we. Ntabwo yivuga ngo ndi kanaka wahana, agerageza guhisha umwirondoro. Nababwiye ko kandi bakoresha serivisi z'ubuntu kandi ubundi zisanzwe zishyirwa ku giciro gikomeye. Ugiye gucuruzwa kandi iyo bagutwaye ntabwo bakubwira ngo ugiye aha n'aha ngo usanze kanaka. Iyo mugeze ku kibuga cy'indege, dukurikije ubuhamya baduhaye, baba bakwatse bya byangombwa, ariko umunota wo kubyerekana bakabigusubiza, bakakubwira bati uvuge ko tugiye muri Qatar. Ako ntubuzi ngo ni Qatar hehe kuko ni nini, ntubuzi ngo ugiye kureba nde, ntubuzi ngo ugiye guhabwa akazi kandi, ntubuzi ngo urashyingirwa nande kuri babandi bizeza abagabo beza n'abagore beza. Ibyo byose nta by'ubuzi, babikubwira muri rusange gusa. Ubwo rero ni uburyo bumwe bukoresha. Nubwo icyo cyaha kiriho, ariko hari impamvu zishobora kugitera. Zimwe mu mpamvu zishobora kugitera, hari ubushomeri n'ubukene. Umuntu waba ukennye cyangwa udafite akazi, umuntu yakoresha akazi keza uzahembwa menshi, ibyo wari urimo ukabereka ukamukurikira. Hari ubujiji. Ubujiji ni nk'ubwo nahereyeho mvuga ko umuntu ukwishyurira serivisi z'ubuntu zihenze, mudafitanye isano, atakuzi utamuzi, mu by'ukuri uba wumva yagukunze ibingana iki. Ubujiji bufatanye n'amayeri makeya, ubumenyi buke ku mayeri akoreshwa n'abashaka kubacuruza. Hari kandi amakimbirane mu miryango nk'uko bahoze babivuga. Amakimbirane nayo ni imwe mu mpamvu ishobora kubitera, kuko niba umwana abaho mu muryango ufitanye amakimbirane, iyo abonye aho yahungira uwo muryango ahita yigendera. Si ibintu byumvikana. Hari kutumva inama z'inzego z'ubuyobozi. Icyo nacyo kiri mu gutera icuruzwa ry'abantu, kuko niba turi hano n'urugero ndabibasobanuriye, murabyumvishije, ariko mubitaye ahangaha. Si ikibazo gikomeye,
ejo ukazaza uvuga uti nahuye n'ibibazo. Kandi dore impanuro urazihawe. Kutumva inama z'ubuyobozi nabyo ni imwe mu mpamvu itera iki kintu. Kwifuza gukira vuba no kugira ubuzima utavunikiye nabyo zikaba indi mpamvu. Zimwe mu ngaruka rero zo zirumvikana, hari n'abagerayo bagahura n'urupfu, kuko urugero bakuramo imyanya y'umubiri wo mu nda, bashobora kuyigukuramo ukahasiga ubuzima. Ushobora kwanduza indwara zitandukanye, kuko iyo bagezeyo hari abakoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, hari abasambanwa yari abana, hari uguterwa inda zitateguwe kuko urumva ntabwo wagiye ugamije guterwa inda, hari ukugira ukwiheba gukabije kuko ibyo bikubaho ntabwo wateguye ko bizakubaho, bityo bikagutera ibitekerezo bitandukanye n'uko wari usanzwe utekereza. Ni icyaha rero mu mategeko y'u Rwanda gihanwa, kuko mwumvishe ko ibikorwa bikigize nabyo birahambaye, ntabwo cyareberewe, gifite n'ibihano bikomeye. Hari igifungo cy'imyaka 15 kugera kuri 20 ndetse na miliyoni 10 kugera kuri miliyoni 15 iyo icyo cyaha cyakorewe imbere mu gihugu. Icuruzwa ry'abantu rero rishobora kubaho imbere mu gihugu cyangwa rikabaho no hanze y'igihugu habayeho kwambukiranya imipaka. Ntabwo buri gihe bisaba yuko icuruzwa ry'abantu rikorerwa inyuma y'igihugu. Urugero nk'umara ni urugero wo hazara abana bo ba Nyagatare, ushobora kugenda ugafata abana Nyagatare ukababeshya uti Musanze muzi ko haba amahoteli abamo n'abazungu, tugiye kubahamo akazi mu mahoteli ari ay'abazungu mu bukerarugendo, muzajya muhembwa amafaranga miliyoni y'amanyarwanda. Uwo mwana ukamuzana aho kugira ngo umuhe ka kazi, ukamushora mu bikorwa by'ubusambanyi, ukamucuruza, ukajya umwungukamo. Ibyo ngibyo nabyo bagita icuruza ry'abantu. Ntabwo rero biba bisaba yuko icuruzwa ry'abantu riberaho inyuma mu gihugu. Mvuze ngo igihano ni igifungo cy'imyaka 10 kugera kuri 15 na miliyoni 10 kugera kuri 15 iyo ibyo bikorwa byakorewe imbere mu gihugu. Iyo habayeho rero kwambukiranya imipaka, igifungo kiba imyaka 20 kugera kuri 25 n'ihazabu ya miliyoni 20 kugera kuri 25 ku muntu wese wabyihamijwe n'urukiko. Tumaze kumva ibyo byose rero, hari icyo dusaba buri muturarwanda cyangwa se buri munyarwanda. Icyo dusaba ni iki? Turasaba inzego za leta, zaba iz'ibanze z'umutekano, ibyiciro bitandukanye, yaba abarezi, amadini, imiryango itari ya leta, abashoferi, abakora mu mahoteli n'abaturage muri rusange, gutanga amakuru igihe cyose bamenye ko iki cyaha kiri gukorwa cyangwa se kigiye gukorwa. Hari na nimero zitishyurwa 3512 cyangwa se 116 ushobora guhamagara ugatanga ayo makuru muri RIB. Reka mbivugeho nihuta mu magambo avunaguye nk'umugenzacyaha. Gusambanya umwana ni icyaha kigizwe n'ibyiciro bitatu. Ibyiciro bingahe? Icyambere, nizere ko nta bana bato cyane bahari, ni ugushyira igitsina mu gitsina cy'umwana, mu kibuno cyangwa se mu kanwa. Ugafata igitsina ukagishyira mu gitsina cy'umwana, mu kibuno cyangwa se mu kanwa. Ibyo ni igikorwa cyitwa gusambanya iki? Icyo ni icyiciro cya mbere. Icyiciro cya kabiri ni ugufata urugingo rwose rw'umubiri w'umuntu, urugingo rwose rw'umubiri w'iki, ukarushyira mu gitsina cyangwa se mu kibuno cy'umwana. Nkuko wafata urutoki, nkuko wafata ururimi, nkuko wafata ino ukarishyira mu gitsina cy'umwana cyangwa mu kibuno cy'umwana, uba ukoze iki? Icyaha cyo gusambanya umwana. Icyiciro cya gatatu ni ibindi bikorwa byose bita ibyishimisha mubiri bishingiye ku gitsina bikorewe ku mwana, haba kumusoma, haba kumwiyegereza, haba kumukorakora. Ibyo ni ibikorwa bita ibyo gusambanya umwana. Murabyumva? Utazumva yuko gusambanya umwana bigarukira gusa kuko umuntu yakoresha igitsina cye amuhohotera.
hari n'ibindi bikorwa nk'ibyo majiye kubasobanurira turi kujyana murabyumva neza. Ibihano rero nabyo ntabwo byoroshye, reka mbivugeho gatoya. Ubundi gusambanya umwana muri rusange igihano n'imyaka 20 kugera kuri 25 y'igifungo ni mikeya. Ni ukuvuga ngo gukora ku mwana byonyine ku mabere ni imyaka 20 kugera kuri 20 ni mikeya. Umuntu w'imyaka 25 ntaba yarangije kaminuza, ubwo nicyo gitegereje uwakora icyo cyaha ni ukugufunga, ntabwo tuzakubabarira. Hanyuma abandi bakarangiza kaminuza ukiri mu buro, umwana wavutse akarangiza kaminuza igifunze. Ariko hari n'ibindi byiciro by'ibihano ngira ngo mvuge. Iyo umuntu mukuru, ni ukuvuga umuntu urengeje imyaka 18 asambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14, igihano ni igifungo cya burundu, gufunga ubuzima bwose. Muri kubyumva? Gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 14 uri umuntu mukuru, igihano ni ugufungwa burundu ubuzima bwose. Ni nacyo gihano uhabwa iyo usambanyije umwana bikamutera ubumuga buhoraho cyangwa bikamutera uburwayi budakira. Niba umuteye sida, niba umusambanyije akagira ibibazo mu nda ibyara, igifungo ni burundu. Ni nako bigenda iyo usambanyije umwana bigakurikirwa no kumugira umugore cyangwa umugabo, kuko umwana murabizi ko itegeko rimurengera ku buryo bungana, ashobora kuba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu. Iyo umusambanyije mukabana nk'umugabo cyangwa nk'umugore, nabwo igihano ni iki? Gufungwa burundu ubuzima bwose. Murumva ko ibihano bitoroshye. Ntabwo rero nari kugenda ntabivuzeho kugira ngo nibura mugire icyo mumenyaho. Tumaje rero kubona amoko ihohoterwa n'iki, amoko yaryo, bimwe mu bihano nko ku cyaha cyo gusambanya umwana, ni iki noneho twebwe twakora kugira ngo dufashe uwahohotewe? Turasabwa iki? Mu magambo avunaguye icyo dusabwa nuko umenye uwahohotewe uwo ari we wese ihutire kumujyana ku byo bita Isange One Stop Center. Ni ishami rikorera muri buri bitaro byo mu Rwanda Isange irimo, cyangwa se ukamujyana ku kigo nderabuzima kikwegereye ho ashobora kubona ubufasha butandukanye, harimo iz'ubuvuzi, iz'isanamitima, ubutabera, ndetse rimwe na rimwe tubaha n'icumbi ry'igihe gitoya. Ubonye rero umuntu wahohotewe ugomba kwihutira kumugezayo. Kimwe no kwicuruzwa ry'abantu nk'uko natangiye mbivuga, umenye ko icyo cyaha kiri gukorwa cyangwa kigiye gukorwa, hamagara ya mirongo itishyurwa, utanga amakuru ku gihe, utabarize ugiye guhohoterwa. Mu magambo make rero, duharanire kubaka umuryango ushoboye, utekanye, uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'icuruzwa ry'abantu. Ndabashimiye. Munyemerera abaturage dushimira ubuyobozi ku bibazo bamaze gukemura, twinjira mu mwanya wo gutanga serivisi. Turatumira Nkurunziza Eric yigire hino na Diane, noneho duhamagara ubuyobozi budufashe kubashimira kuko bagize uruhare mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Mu by'ukuri nababwiye ngo buri wese uri hano nimba yarabikoze neza yumva yarakwishimwe. Uyu munsi hagiye gushimirwa babiri, ariko namwe ubwanyu natwe ubwacu twumve ko twakagombye gushimirwa uruhare rwacu mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Buri muntu agira icyo avuga ku ruhare yagize mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Murakoze bakwame. Nitwa Nkurunziza Eric, nkaba mpagarariye inshuti z'umuryango z'umurenge wa Nyanza. Mu by'ukuri inshuti z'umuryango ni umugore n'umugabo batorwa mu midugudu yose igize igihugu cy'u Rwanda, bashinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu miryango, cyane cyane by'umwihariko ihohoterwa rikorerwa abana. Ni muri urwo rwego rero muri iki gihe iyi kampeni ibaye kuva mu kwezi kwa mbere, dufite
kandi dufite abana bageze muri bane bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi iryo hohoterwa barikorerwa bari munsi y'imyaka 10. Bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bafite imyaka 9, undi afite imyaka 2 n'abafite imyaka 7, undi ufite imyaka 9, undi ufite imyaka 16. Iryo hohoterwa rero ni muri urwo rwego twabashije kuja, iyo baguhaye amakuru cyangwa se baduhaye amakuru, tubasha gukurikirana ihohoterwa ryakorewe umuntu, tukamukurikirana aho ariho hose, ari mu mudugudu, ari ku kagari, ari ku murenge, ari one stop center muri Isange, tugakurikirana tukamenya ko icyo kibazo koko cyakiriwe. Cyane cyane izo nzego zo zirabizi, duhora twirukankana n'abagabo, kandi noneho abo bana bari gukorerwa iryo hohoterwa bari kurikorerwa n'abagabo. Abagabo bafite imyaka 30 kuzamura, agafata umwana w'imyaka 7. Muri iyi minsi nyakubahwa meya dufite mwarabyumvishe, dufite akana kafashwe gafite imyaka 7 barakangije, ibyavuyemo wenda mwarabyumvishe. Uwo n'umwe. Ejo bundi nabwo dufite undi mwana wafashwe na mugenzi w'umunyeshuri, nawe afite imyaka 7. Nicyo numva nyakubahwa vice meya bose barabizi. Ejo bundi dufite n'undi wafashwe nawe w'umunyeshuri ufite imyaka 16, afatwa n'abasore 2. Abo ngabo nyakubahwa meya baracitse. Dufite n'undi mwana wafashwe nawe afite imyaka 7, ubwo ni 4, afite imyaka 7, ariko tuzakurikirana. Iperereza ryakozwe riza gusanga yarafashwe n'umwe mu muryango wabo, ariko bya bindi byo kujya gupimisha cyangwa se gukurikirana ko umwana yafashwe babimenya hasize icyumweru ko umwana afite amashira, nibwo babimenye. Ni ukuvuga ngo icyo gihe bagiye mu bipimo cyangwa ibimenyetso, ntabwo sinzi uburyo one stop center cyangwa ibitaro bishobora kumenya, kubera ko baba bamukarabije, ibimenyetso byasibanganye, ntabwo bashobora guhita babibona. Rero uwo nguwe ubwo ni ukuvuga ngo ubushinjacyaha bwaramurekuye, ariko mu by'ukuri urasanga icyaha yari yagikoze, ariko ibimenyetso bibuze kuri RIB cyangwa se ku bitaro, ubwo umuntu aba afunguwe by'agateganyo. Havuga rero nyakubahwa meya, nk'uko bisanzwe twihaye inshingano muri iki gihe zo gukurikirana umuntu uwo ari we wese ukekwaho gusambanya umwana, cyane nk'abantu bakuze barabasambanya, ariko tugomba gukurikirana bariya bantu basambanya abana. Bari kuza kwibutsa ko nyakubahwa meya ba directeur b'ibigo bakurikirana, bajya bakurikirana aba bana ku mashuri n'abarezi babo, kuko n'ubundi nibyo dushinzwe. Ntabwo twe turabakora bushake, ariko dushinzwe kurinda no kurengera umwana. Kavuga rero ngo nashima abateguye kuba barabonye imirimo twakoze, barayizi, dufatanya umunsi ku munsi n'akarere n'umurenge, one stop center, polisi, RIB. Aba rero ngewe mu by'ukuri nabashimira igikorwa cyiza baduteguriye no kudushima. Turarushaho rero iyo bagushimye, burya nawe imbaraga ziriyongera, cyane cyane ko hariya mu miryango turi mu baturage, iyo utunga agatoki amakuru y'inshuti z'umuryango n'ibanga. Iyo rero utuzwa agatoki ko hari umuntu wafashwe, n'ubundi hari hagati mu miryango tubakureba nabo, ariko nta kundi byagenda, tugomba kurwanya ririya hohoterwa rikorerwa ku gitsina. Murakoze cyane. Mwiriwe neza, murakoze cyane nyakubahwa, n'abandi mwese muri hano. Ntabwo ndavuga ibintu byinshi, ariko nitwa Ugiriwabo Lisa Diana, umubyeyi w'abana 3 n'abandi 5, mbere Marayika Murinzi. Ntabwo ari muri urwo rwego natoranyijwemo, ntabwo ari njye ubikora, ariko ni Imana ibikorera muri njyewe. Navuga ngo abana bahohoterwa mu bigo bitandukanye, ntabwo ihohoterwa bakorerwa ari iryo ku gitsina gusa, bahohoterwa n'uburyo buri emotional. Hari uburyo baba batarenzwe, hari uburyo batabwa amarangamutima yabo agapfa. Ni muri ubwo buryo rero twagiye dushobozwa abo twabonye kubazana mu muryango. Aba bana kuri ubu nta bikomere bafite, barakuze, barize. Muri abo 5 harimo n'uwarangije ubu mu kazi.
navuga ngo nyakubahwa meya nasaba ko nyuma y'ubukangurambaga bwabaye nazanapanga ubundi bwo gushishikariza abantu gushyira abana mu miryango no kwita ku mwana wese yaba uwo muhuye mu nzira yaba uko ubonye umwana ukumva ko ari umwana koko nubwo utamubyaye ariko ukumva ugomba kureba umutekano we nawe itsi y'abantu ba marayika murinzi wasangaga nabo ahubwo bakeneye abababera abamarayika murinzi nkavuga ngo nyakubahwa meya ubusabe bwanjye ni uko habaho ibiganiro cyangwa ubundi bukangurambaga ku buryo n'abandi bantu sinzi ijambo nakoresha nabyita kugira ngo ntibigire aho butaza ntabwo nk'umupolitisi ariko navuga ngo nk'abantu basa nk'abifashijemo nabo bagira uwo mutima wo kugira uko bagirira neza abana n'uko babarera nk'abana babo no kubahereza hope ya future kuko nibo Rwanda rw'ejo nibo bayobozi b'ejo nibo mwebwe b'ejo rero nasabaga ko inka iri hano nyakubahwa meya mukitugerezeho kandi muzanabidutegurire muduhe umwanya tuganiriza ababyeyi bagenzi bacu nabo bagira umutima wo gushyira abana mu mago ni byiza ni umushinga udahomba nubwo ubikora nta nyungu ufitemo ni ibintu dukora tutabiteganyamo igihembo nta nubwo tubikora hari inyungu yindi dufite ariko inyungu tubona ni uko tubona abana bacu babaye bazima abana bacu batari bafite ibyiringiro bongera kugira ibyiringiro navuga ngo rero turabashimira ko mwatugiriye icyizere mukabaduha igihe twabasabye kandi dushimira Imana ko nabo batatwononekaye babaye abana bazima ndavuga rero ngo ababyeyi bagenzi banjye namwe mukurikire iyo nzira mutabara abana tubarinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose nubwo twibanze ku ry'igitsina gusa ariko n'ibindi tujye tubitekerezaho murakoze cyane dushimire aba bavandimwe aba babyeyi babaye aho benshi muri twebwe tutabashije kuboneka umwe tubashimire neza numvise umurimo udasanzwe bakoreye imwe mu miryango itugize bamwe mu bavandimwe bacu uyu munsi hakaba hari imiryango yabashije gukemura amakimbirane hakaba hari abana babashije kwibona mu miryango barakura nk'uko tubihawe mu buhamya ndetse bamwe bakaba bararangije n'amashuri yisumbuye kumva rero ni urugero rwiza baduhaye ariko noneho twongera no gushishikariza imiryango kutihutira kujya mu manza ahubwo kugana uburyo bwo gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro binyuze mu buhuza ya miryango dufite b'abaturanyi dufite bakadufasha gukemura ayo makimbirane kuko n'ubundi bigera mu manza ariko n'ubundi mu nkiko ariko n'ubundi bikazongera bikagaruka mu miryango kandi noneho bikaba byarahungabanyije abana byaratangije imiryango mu buryo bugari tugasaba rero ko twajya dushakisha uburyo dukemura amakimbirane mu miryango tunyuze hehe tunyuze mu buhuza reka rero ngere mbashimire uburyo mwitabiriye muri benshi reka dushimire mwe mwese mwagize uruhare kugira ngo uyu munsi ube wagenze neza byaba kandi urubyiruko rwatanze ikinamico byaba itorero ryatubyiniye byaba impanuro twagejejweho na nyakubahwa depite batuganiriye kuri uyu munsi mwese turabashimiye kandi dusabe ngo inama zatanzwe ze gusigara hano ahubwo buri wese zimufashe twese zidufashe gukemura amakimbirane mu muryango twese bizidufashe gushishikariza abo duturanye nabo abavandimwe guteza imbere ubwuzuzanye n'ubwubahane mu muryango bityo tugire umuryango utekanye kandi umuryango
uteye imbere. Murakoze rero mu gihe umugoroba mwiza.